Twongeye kuba ikaze muri Life of Gospel nkuko mwabibonye rero twasuye Healing Worship Ministry twabasuye aho bakorera practice repetition aba n'abantu bakomeye no bagize umutwe wa healing aba n'abayobozi Peter uyu munsi wa none usobanura gute indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza kuramya Imana no guhimbaza Imana n'ubuzima impamvu rero zituma turamya Imana tukanahimbaza ni impamvu nyinshi cyane kuba Imana yaraduhaye umwana wayo agapfa ku bwacu iyo niyo mpamvu ikomeye ari nayo mpamvu ituma duterana ari kugira ngo duhore twibuka Yesu Kristo iyo duhimba indirimbo impinduka nini tuba dushaka kuzana muri societe ntazo zirenze kubabwira ubutumwa bwiza kuko twe nta mpinduka twazana kuko si twe twapfiriye abantu Yesu Kristo wadupfiriye arahari ariko igikuru nuko tubabwira ijambo ry'Imana kandi tukamamaza ubutumwa binyuze mu ndirimbo ko abantu benshi usanga bakunda melody hari n'abantu badakunda kumva ijambo nyine nk'iyo umuvuga ubutumwa ari kubwiriza akoresheje nyine kuvuga ariko bavuga indirimbo kwa barimo melody nyine bigakora ku marangamutima ugasanga ari kuririmba nayo magambo ariko atayumva neza ariko gake agenda byumva bisobanukirwa bikarushaho nyine kugera kuri ngewe maze igihe kinini muri healing natangiranye na healing kuko yatangiye muri 2009 mu 2009 so ibihangano rero tumaze gukora aka kanya sinabibara wenda mvuye ngo bingana gutya ariko nk'album tumaze gukora ni menshi ubu ngubu turi gukora album ya gatandatu ariyo yingi turi gusohora iminsi ari indirimbo nshyashya nubwo tutarayisohora twahimbye ntago irajya hanze tujya turirimba ngo Abisirayeli ngo yaciyemo inyanja ngo Abisirayeli ngo bambuka humutse iyo ndirimbo ni irihe shyanga ni indirimbo nkunda cyane ni indirimbo numva nkunze ni indirimbo nshyashya ni indirimbo mfite amatsiko igihe izaba yasohotse nyine ukuntu abantu bazayakira abantu bamwe na bamwe dukunda kubana mu bitaramo mu muhuro bamaze kuyimenya iyo ndirimbo rero ivuga ngo ni irihe shyanga rifite Imana uburyo Abisirayeli baba bavuga nyine bibaza ishyanga rifite Imana iriba hafi iritabara nkabo niho icyo cyanditswe nyine kiva ivuga ngo ni irihe shyanga rifite Imana imeze nkatwe nitwa Ntwari Didier nanjye ninjye ushinzwe ikigega cya Healing Worship Ministry amaproje ni menshi ya healing twatangiye gukora kuri album ya gatandatu nk'uko umuyobozi Peter amaze kubivuga turimo turategura yuko twanashyira hanze twakora indi live recording kuko indirimbo z'iyo album zo zirasa nizuzuye ariko hari indirimbo twari dushaka kubanza gushyira hanze harimo iyo tuzashyiramo ejo hanze yitwa Emungu n'izindi nyinshi nizirangira nitumara kuzireleasinga tuzahita dukora live recording y'indi projet dufite ya album ya gatandatu
kugira generasiyo zose muri ministry yacu. Dufite abana biga mu wa 3 segonderi, biga mu wa 2, tuba tubana nabo umunsi ku wundi, bagenda bareba amahame ya healing, bareba se healing imeze gute, bakuru bacu bitwara gute. Abo rero niwo musingi dufite ukomeye cyane, dutekereza ejo nka healing yazaza kandi nziza. Ntago dufite projet yo gukora ngo healing junior, healing iki, ahubwo twebwe twishimira cyane kwakira umwana mutoya akaza akaririmbana n'abo bantu bakuru, akareba uko abo bantu bakuru noneho igihe hazaza abandi batoya kuri we akabatoza healing ni umuryango umeze gute, ukora gute, ugenda gute. Nanjye nitwa Muhumure Serie, nkuko bivuze ni gishinzwe sociale ndetse n'abaririmbyi bashya twakira muri healing. Ninjye banyuraho ariko nkabashikiriza bagenzi banjye dufatanya. Hanyuma ntago tugendera ku bintu byinshi. Kimwe cyo nuko twebwe twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero icyo nibanze nicyo kintu kibanze umuntu tujoininga agomba kuba yujuje, agomba kuba ari umukristo, ndetse cya kabiri afite n'itorero abarizwamo. Ko nicyo bibiri dusaba, iri umukristo ugomba kugira naho ubarizwa, itorero rigukuza umunsi ku wundi. Ikindi ni bindi bijyanye n'imbere muri healing, bijyanye n'uburyo dukora, tugerageza kuganira nabo kugira ngo twumve yuko wa muntu koko ashobora kwemera kubyubahiriza kugira ngo dufatanye mu murimo. Murakoze. Umuntu wese wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza turamwakira. Ku bwanjye uko ntekereza, icyo ni ikibazo gisa n'ikigoye cyane, ariko kandi sinareka kugisubiza. Mu by'ukuri intego dufite nk'abakozi b'Imana twese no kwamamaza ubutumwa bwiza. Umuririmbyi wese cyangwa umuhanzi wese bishoboka yuko ari muri uwo murongo nk'uwacu, ye numva twakorana. Ni ukuvuga ngiye guhitamo nabansa nkaho wa muntu hari ikintu arushije abandi, kandi twese icyo dukora ni kimwe, intego ni imwe, nta mazina yacu yandi, ahubwo umuntu wese nyine uri muri uwo murongo ku bwanjye twakorana, niko mbitekereza. Mu by'ukuri ikibazo ubajije nyine kugisubiza biterwa n'uburyo umuntu abyumva, ariko nkubwije ukuri abakristo buriya bagira ikibazo cy'uko ibintu bimwe na bimwe bibi bakora babiterwa n'abantu babeshya ko babakunda, bikabasubiza inyuma. Kandi mu by'ukuri twese iyo dukora ntabwo dukora ngo abantu badukomera amashyi cyangwa se badukunde cyangwa se tugwiza abafana. Nkuko uvuga nyine se nuhe muririmbyi twifuza gukorana nawe kugira ngo twumve ko twageze ku rwego rukomeye. Twebwe ahubwo icyatunezeza nuko muri abaririmbyi bose baririmba bavuga ubutumwa bwiza, nuko ubwo butumwa bwagiraho bugarura kuri Kristo. Ibyo byatunezeza. Naho kuba ngo twakoranye indirimbo n'umuhanzi runaka ngo kwa ko wenda yamamaye cyangwa se azwi cyane, ibyo ngibyo ntacyo bimaze mu bwami bw'Imana habe na kimwe pe.
rero nka healing rero icyo twakubwira si politike nk'uko uri kubivuga ariko niko biri mu mitima yacu. Nta na rimwe turabona umuririmbyi nyine uri kuvuga ubutumwa bwiza ngo tubone ko hari icyo atarageraho, kandi nta no turabona ngo tubone ko hari icyo yagezeho kurusha abandi, ahubwo bose tubabonera mu ishusho ya Kristo, tukababona nyine mu mugambi Kristo abifuzamo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni ijambo ry'Imana. Bibiliya niyo role model yanjye. Imbogamizi wenda na bagenzi banjye baraza kumfasha. Imbogamizi abaramyi cyangwa se abaririmbyi bahura nazo mu by'ukuri ni nyinshi, bitewe na kategori abantu baba bafite zitandukanye. Wenda ndavuga kuri twebwe kuko experience mfite niyo muri healing. Natwe dufite ingeri zose, ariko cyane cyane abana batoya bakiri abanyeshuri. Usanga imbogamizi usanga ari uburyo bwa finance, uburyo bw'ubushobozi usanga ari imbogamizi ikomeye, ariko kandi hamwe n'Imana no gukora, dutekereza ko iminsi igenda itambuka izo mbogamizi zagenda zishira. bagiye bashakana, ariko nk'uko twakubwiye tugira umubare mutoya cyane w'abantu bakuze kuruta uw'abana batoya, kandi twizeye ko no muri abo batoya, bitewe n'uburyo tubanamo n'uburyo tugira ikintekereza ko n'uwajya gushaka umugeni akenshi anarebeye ku muntu baririmbana yaba ahisemo neza, kuko uba umuzi wese, uzi imico ye, uzi kwizera kwiwe. Ntekereza ko byaba byiza cyane mu myaka iri imbere tubonye abashakana b'abahungu hano n'abakobwa, byaba ari sawa, kandi bituma n'itsinda rikomeza kuba strong. Urumva nimba dufite abakobwa hano agashakwa n'undi muntu wenda uturutse hirya, icyambere kongera kumubona biragoye, kumubona hano agaruka mu repetition, agaruka mu makonseri biba bigoye. Ariko nk'ubu ngubu umuvandimwe Seriye ashatse nk'umukobwa hano mu itsinda, biba byoroshye cyane yuko akomeza kugaruka, presence yiwe irakomeza ikahaboneka. Murakoze. Reka dushimire mwebwe twabanye kuva twatangiriye kugeza aya masaha. Nkuko mwabibonye twatubwiye na Healing Worship Ministry. Shalom.